ya no kuvuga ngo YouTube channel zibwa mu buryo bubiri. Ushobora kwibwa na mugenzi wawe cyangwa se ukibwa n'abahakazi. Yego. Uburyo bwa mbere bwo kwibwa na mugenzi wawe urabona Kiramani yakunze kuvuga ko yagiye yizera abantu bakamukorera ibintu. Yego. Bashobora kumwiba kubera yego bitewe n'icyizere yari abafitiye. Birashoboka ko bashobora kuba bari bafite access yo kuba wenda bakora ikintu icyo ari cyo cyose, nko kuba wenda bashyiramo ama-email yabo bakayagira ama-primary ku buryo igihe icyo ari cyo cyose yajya kubona akabona email yakoreshaga bazikuyeho. Yego. Icyo gihe akaba ari bwo ashobora kuba yarega muri RIB. Kubera ko RIB ishobora gukurikirana umuntu nk'uwo nguwo mu gihe akeka umuntu ushobora kuba yabikora, kubera ko n'ubundi abantu baba bafite access ku ma-email ye ababazi, cyangwa se abo yagiye access ishobora kuba yacenjinga role akaba yakuraho channel email yari afite akabona channel ivuyeho. Yego. Uburyo bwa kabiri rero, hari uburyo abahakazi bohereza ama-email akaba ashobora kukoherereza email muri inbox yawe kuri ya email iriho YouTube channel. Yego. Icyo gihe iyo email iyo uyifunguye ibirimo file iri zip no kuvuga ngo no buryo ushobora guprotecta file yawe ku buryo udashobora kwatakwa n'amavirus. Yego. Iyo file rero bayikoherereza muri inbox kuri ya email iriho channel. Iyo email yo uyifunguye haba ibikoze mu buryo bwa programme ihita yiyestara mu mashini yawe. Icyo gihe bakaba bashobora kukwiba ukajya kubona ukabona email n'ibindi bintu, email yawe iragiye. Icyo gihe iyo email igiye usanga za security zose washyize kuri email zivuyeho, ukabona channel iragiye, ukabona email ntabwo kifiteho access, ukabona buri kimwe cyose kirahindutse muri ubwo buryo. Ubwo buryo biba bishoboka ko ushobora gukorana n'abahanga cyangwa se ukaba wakorana na YouTube ubwayo. Ntabwo icyo kibazo cyo byagenze gutyo, ntabwo bishoboka ko wajya muri RIB. Ntabwo bishoboka ko wajya muri RIB. Urumva umuntu wayitwaye ntabwo umunsi mu by'ukuri, ariko umuntu ajya muri RIB yari gukeka ko hari abantu bashobora kuba bayitwaye, ariko akaba mbese arimo arabakeka. Yego. Waba utekereza ko ibyo byaba byarakozwe n'abahaka cyangwa byaba byarakozwe n'undi n'abantu basanzwe basobanukiwe ibyo bintu mu rwego rwo kugira ngo babashe kujijisha? Ni ukuvuga ngo niba warabashije kujyaho ukayibona ukabona byibura hari change zabaye kuri iyo channel. Yego, ariko amazina yarakiriho. Okay, kuva iyo channel yaragaragaraga bivuze ko ari abahaka bayibye. Kubera ko iyo biza kuba ari umuntu uburyo agiye kuguha urugero rwa channel yaje kugaruka uyu munsi, hari channel nakoragaho yaje kugaruka uyu munsi. Yego. Hari umutipe bibye channel yafite channel nziza cyane, mu cyumweru gishize barayibye nawe bayimwiba muri ubwo buryo. Reka ngusobanurire uburyo bayitwayemo, uraza gusanga bijya gusa neza n'uburyo wabonyemo iyo ngiyo. Yego. Ni ukuvuga ngo bamwohereza. Reka nongere mwikaze mushimira cyane we tugenda tubana mu biganiro byinshi bigenda bitambuka umunsi ku munsi. Ngira ngo murabizi neza ko nta kindi kiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga uretse ibizazane cyangwa se ibibazo biri kugenda birushaho guhurira ku mugabo mwakunze muri benshi cyane, umenyerewe mu gukina amakomedi, umenyerewe mu gukina amafilimi. Uwo nta wundi ni Kiramani. Ni Kiramani. Bimeze bite Gilbert? Nesa. Waba uri muri position nziza yo kugira ngo tukuvugishe? Ndi muri bisi gusa harimo n'imiziki, sinzi niba biraza kuvamo neza. Kantu k'akazi k'isi ubu ngubu amajwi yacu yaza kukanigara. Nuko kari kukuganza. Aho ngaho byaba ari sawa cyane. Narishizeho ikiganza kanze. Narishizeho ikiganza. Ngira ngo aho ngaho niho naringeze nkubaza, wenda we nuvuga ntago ndibuze kukumva. Yego. Kiramani kumukoze video avuga yuko yamaze kwibwa channel zisaga 4. Yego. Abantu benshi cyane babitera ishoti baravuga ngo ni za komedi zawe nukwiriza. Yego.
bikaba byari bikomeje kugaragara n'ubundi ko yari amaze iminsi afite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye bivugwaho kuba yarakenye ndetse bimwe akabyemera akavuga na bimwe mu byamuteye ubukene. yego umuntu uba umaze kugera ku rwego nka ruriya, umaze kugira cano ziremereye nka kuriya, hari n'abantu benshi badasobanukiwe uburyo ki umuntu ashobora kukwiba cano icyarimwe. yego ariko uretse ko mu kanya kimwe mu biganiro yakoze igitangazamakuru nka The Choice cyanditse, yavuze yuko yaniyambaje zimwe mu nzego nk'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. yego nk'umuntu usobanukiwe ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ni gute umuntu ugeze ku rwego nka ruriya baba batekereza yuko yamaze kubaka sekirite zihagije ku buryo ki atakibwa cano? Bishobora guca mu zihe nzira? ni gute ashobora kwibwa cano? hanyuma uze kubidusobanurira, nurangiza turaza no kugaruka ni gute n'umuntu ashobora kuzigarura, kubera ko nzi ko uri umwe mu bantu bagiye bafasha abasitari benshi bagiye batandukanye nka ba Ama-G The Black igihe bariraga bavuga ko bibwe cano. ndabizi neza ko uri umwe mu bantu bakozeho rikaka iyo cano ikagaruka, ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye tutari buze kumentioninga muri kino kiganiro. yego wadusobanurira uyu mwanya, ndumva nawe uguhereza kabisa. ni ukuvuga ngo YouTube channel zibwa mu buryo bubiri. ushobora kwibwa na mugenzi wawe cyangwa se ukibwa n'abahakazi. yego uburyo bwa mbere bwo kwibwa na mugenzi wawe, urabona Kiramani yakunze kuvuga ko yagiye yizera abantu bakamukorera ibintu. yego bashobora kumwiba kubera ko bafite primary. uraza gusubiramo kuri ka primary account network zisa nkaho wari ugeze mu ikorosi. ni ukuvuga ngo bagendaga bamufasha mu kazi ke. yego bitewe n'icyizere yari abafitiye, birashoboka ko bashobora kuba bari bafite access yo kuba wenda bakora ikintu icyo ari cyo cyose, nko kuba wenda bashyiramo ama-email yabo bakayagira ama-primary ku buryo igihe icyo ari cyo cyose yajya kubona akabona email yakoreshaga bazikuyeho. yego icyo gihe akaba aribwo ashobora kuba yarega muri RIB. kubera ko RIB ishobora gukurikirana umuntu nk'uwo nguwo mu gihe akeka umuntu ushobora kuba yabikora, kubera ko n'ubundi abantu baba bafite access ku ma-email ye ababazi, cyangwa se aba yagiyeho access ishobora kuba yacenjinga role akaba yakuraho cano email yari afite akabona cano ivuyeho. yego uburyo bwa kabiri rero, hari uburyo abahakazi bohereza ama-email, akaba ashobora kukoherereza email muri inbox yawe kuri ya email iriho YouTube channel. yego icyo gihe iyo email iyo uyifunguye ibirimo file iri zip ni ukuvuga ngo ni uburyo uba ushobora guprotecta file yawe ku buryo udashobora kwatakwa n'amavirus. yego iyo file rero bayikoherereza muri inbox kuri ya email iriho channel. iyo email iyo uyifunguye haba ibikoze mu buryo bwa porogaramu ihita yiyesitara mu mashini yawe. icyo gihe bakaba bashobora kukwiba, ukajya kubona ukabona email n'ibindi bintu, email yawe iragiye. icyo gihe iyo email igiye, usanga za sekirite zose washyize kuri email zivuyeho, ukabona cano iragiye, ukabona email ntabwo ukifiteho access, ukabona buri kimwe cyose kirahindutse muri ubwo buryo. ubwo buryo biba bishoboka ko ushobora gukorana n'abahanga cyangwa se ukaba wakorana na YouTube ubwayo. ntabwo icyo kibazo cyo byagenze gutyo, ntabwo bishoboka ko wajya muri RIB. ntabwo bishoboka ko wajya muri RIB. urumva umuntu uba wayitwaye ntabwo uba umuzi mu by'ukuri, ariko umuntu ajya muri RIB yari gukeka ko hari abantu bashobora kuba bayitwaye, ariko akaba mbese arimo arabakeka. yego ubwo ngubwo icyo kibazo nticyaba kijya gusa nk'icyo Yago yigeze guhura nacyo, ukurikije ko tugeze kubiganiraho. nkurikije uburyo yabimbwiye, umbwira ko ashobora kuba yiyambaje RIB, yabitangaje. bishobora kuba bisa neza n'ibyabaye kuri Yago, kuko ibyabaye kuri Yago biriya ntabwo YouTube ubwayo yari kubikemura. yego ni ukuvuga ngo ni uriya mutipe uburyo yari yayibye we nyine yari yakoresheje bwa buryo busanzwe, ku buryo ugiye kuregera YouTube ihita ibona ko habayeho guhererekanya ikintu ku bushake. yego
birashoboka ko kwa Kiramani kubera kwizera abantu akavuga ngo bamukorere ibintu ashobora gutanga ama-email ye bakayamanaginga. yego Tuvuge niba mfite email ye nshobora gushyiramo email yanjye nka owner, ejo yajya kubona akabona je nigize primary owner, we nkahita mukuraho agasigara nta access afite kuri YouTube channel ye. yego Icyo gihe urumva ko ashobora kwiyambaza RIB kubera ko aho ngaho bifatwa ko haba habayeho guhererekanya ibintu mbese babyumvikanyeho. Icyo gihe YouTube nta kintu ushobora kumumarira. yego Ariko niba ari muri ubwo buryo bwo kuba bamwiba email yose bikagenda bikozwe n'abahakazi, icyo gihe ntabijyamo kuko n'ubundi ubusanga ntacyo yabikoraho. Iba yibwe n'abantu nk'abanyamerika aribo bayibye abaki, kandi YouTube ntibishobora kugaragaza abo bantu. yego Gilbert, ukiri aho ngaho gatoya cyane tukiri ku bahakazi, mbere y'uko nza kukubaza ikindi kibazo, nimugoroba nagerageje gusura YouTube channel ya Kiramani, nza gusanga hari ikintu gisa nkaho cyahise giteguzwa kimeze nka live streaming izaba iri kuvuga ku biganiro bya ba Trump. Narindi kujya ku muyoboro wa YouTube kugira ngo nkomfirime yuko icyo kintu cyaba kikiriho, ndebe nimba cyaba kikiri, ariko ejo nari nakibonye. Waba utekereza ko ibyo byaba byarakozwe n'abahaka cyangwa byaba byarakozwe n'ubundi n'abantu basanzwe basobanukiwe ibyo bintu mu rwego rwo kugira ngo babashe kujijisha? Ni ukuvuga ngo niba warabashije kujyaho ukayibona ukabona byibura hari change zabaye kuri iyo channel, ariko amazina yarakiriho. Okay, kuva iyo channel yaragaragaraga bivuze ko ari abahaka bayibye. Kubera ko iyo biza kuba ari umuntu uburyo agiye kuguha urugero rwa channel yaje kugaruka uyu munsi, hari channel nakoragaho yaje kugaruka uyu munsi. Yego. Hari umutipe bibye channel, afite channel nziza cyane, mu cyumweru gishize barayibye nawe bayimwiba muri ubwo buryo. Reka ngusobanurire uburyo bayitwayemo, uraza gusanga bijya gusa neza n'uburyo wabonyemo iyo ngiyo. Yego. Ni ukuvuga ngo bamwoherereje email ikubiyemo amasezerano y'imikoranire, nyine bamusabaga kwamamaza. Yego. Kandi uburyo bamusabagamo kwamamaza, bamamazaga ikigo gikomeye cyagombaga kumuha amafaranga menshi, akacyamamaza biciye muri videos. Yego. Icyo gihe bamwoherereje email irimo ka gafayiro nakubwiye. Yego. Akigafungura ya program iba iri muri iyo fayiro, ariko uba udashobora kubona code zayo, yahise iba executed muri computer ye, agiye kubona abona channel yibuze. Icyabayeho ni ukuvuga ngo bari abantu baba bavuga ku biganiro wenda bijyanye na Trump, abavuga kuntuze kuri cryptocurrency cyane cyane Ethereum na Bitcoin. Ujya kubona ukabona bahise bahindura buri kimwe cyose, bagahita bashyiraho n'ibiganiro ku buryo bashyiraho nk'inkuru zabo, ukabona zimaze amezi 7 kandi aribwo bazishyizeho. Wajya kuri YouTube ukabona ikiganiro kimaze amezi 7 kandi aribwo bagishyizeho. Iyo ngiyo urumva birajya gusa neza, nuko Kiramani iyo bashobora kuba bayifata bagahita bashyiraho ibintu ako kanya, wajya kubona ukabona birahindutse. Ariko mu gihe yari ngerageje gusura, ubwo twari turi kuvuga no kubasobanurira uko iyo ngiyo wayigaruye, nsanze iyo live bateguje, iyo live yavuyeho bayisibye. Channel iracyagaragara, iracyari kugaragara, ifite 500 yitwa Big Mind Empire. Ni ukuvuga ngo iyo ibaye kimeze gutyo, yego, ni ibintu biri toto cyane. Iyo ngiyo kuyirika barinda biroroshye, gusa byatwara nk'amasaha 72. Reka nongere nkuhamagareho gatoya mbanza ugeze mu kantu k'agakorosi kugira abanyarwanda tubasobanurire neza ibintu bari kubyumva. Indi kukubwira ati imwe muri izo channel yo ndabona ikiri kugaragara yitwa iri ifite 500, narindi kureba ko n'izindi nazibona zo ndabona narazibona. Yego. Ariko iyo ngiyo iracyari kugaragara. Birashoboka ko izo YouTube channel zose zari ziri kuri email imwe. Ibyo nshaka ko bisobanura abanyarwanda ibyo bintu. Nuvuga ngo niba bashobora kwiba email
bakakwiba email iri mu mashini yawe iriho YouTube channel zirenze imwe, bivuze ko izo YouTube channel zose ziba zigiye. Okay, ubwo ngubwo impamvu nari mvuze ngo ako kantu gasobanura abanyarwanda, hari abantu bashobora kuza kureba kino kiganiro cyacu bakibaza ko tuzi ko YouTube iyo ufite email imwe uba ushobora gushyiraho channel imwe. Hari abantu bazi ko wenda kuri email ushobora no gushyiraho channel 20. Wabibansobanura neza? Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Email ishobora kujyaho channel zirenga 10 cyangwa zikajyana muri 20. Yego, okay, byo babyumvishe. Hanyuma zimwe muri channel za Kiramani niyo ngiyo naringerageje gusura ya Big Mind Empire, iyo mbonye ikiri kugaragara. Ndacyari kushaka kubanza gukonfirma ese niyo nabonyeho bari bategujeho live streaming kugira ngo tuze kurebera hamwe. Reka nze gato none uraza kwihangana ndebe akantu kaga screenshot nafashe. Yes, niyo ariko urabona ko iyo live bari bashyizeho yitwa ngo Digital Asset Summit 2025 yavuweho yo yasibwe. Hasibwe video ariko channel kugaragara. Live bari bateguje yari kuzajyaho ku itariki kuri 21 saa 3 z'ijoro, yo yasibwe nta ikiriho. Bivuze ko channel ikiri mu mazina yayo cyangwa nayo bayahindura? Channel cyari mu mazina yayo. None ibiganiro filime Kiramani yashizeho ziracyagaragara rwose. Birashoboka ko wenda uwaba yayihaye ikintu ashobora kutagira changes akoraho, cyangwa se ubwayo cyane ikaba yabaye rikadi. Ariko mu bintu nzi neza nuko cyane idashobora kuba rikavadi byibura mbere y'amasaha 73, kuko YouTube ubwayo bigomba gukora investigation ikabanza ikareba neza niba koko ibintu uri kuvuga ari byo. Yego, yari yavuze ariko ko hari bamwe nabo mu banararibonye bari kumufasha nka ba DC Clement, ariko bakamuhaye n'iminsi 5. Ibyo nibyo ntabwo bishoboka ko byibura wenda abashaka kuba bayibye ejo mu masaha y'umugoroba ngo ibe yasubiye online. Ikibaho ni ukuvuga ngo iyo YouTube channel utanze kurayimo ko yibwe, ikintu bakora cya mbere ni uguhita bayikura kuri YouTube ubwayo niba ikigaragara, ku buryo nahata abadafiteho access. Noneho ugasigara utanga ibimenyetso bigaragaza ko YouTube channel ari yawe, kuko haba n'igihe wa muhakazi nawe ashobora guhangana nawe akagaragaza ibindi bimenyetso bishobora kwerekana ko habayeho wenda ubuguri. Icyo gihe ushobora turamutse duhuje ibyo byose wadusobanuriye, ntago wenda nka kino kimenyetso gishobora kutwereka yuko ari umwe muri aba bantu wenda yaba yarizeye ikagenda muri ubwo buryo dukurikije uko abahaka dusanzwe tuzi biba. Ni ukuvuga ngo uburyo abahakazi biba n'uburyo wenda ushobora kugiriramo umuntu icyizere biratandukanye. Yego, umuhaka yinjira muri mashine yawe agateruramo za email akeneye. Yego, iyo wizeye umuntu we ni cyajya bashobora gufata email yawe agahindura verification ndetse akaba yahindura na password, cyangwa se kwa kundi abasanzwe yikoresha akaba yakwinjiramo muri bwa buryo uzi, akaba yashyiramo, akaba yakora access runaka ishobora gutuma yikwiba. Icyo gihe nibwo aba afite ubushobozi bwo kuba yayikwiba. Ariko urumva koko biratandukanye, ari umuhaka uburyo yitwara ndetse n'umuntu ushobora kuyikwiba musanzwe munziranye biratandukanye cyane. Niba yego, Gilbert, nari numvishe wenda shoferi asa nk'adukubitemo n'ibintu by'ibikuru. Nari ngize wenda ubaye wenda uhawe nk'ubusho cyangwa se nk'ikiraka cyo kuyigarura, wenda ushobora kubona kunda Kiramani ukaba wavuga uti Kiramani ushobora kumusapotinga, ari mu bihe bikomeye, ari mu bigize iki, wenda afite n'abandi bari kumufasha, ariko nawe ndabizi neza ko abo bari kumufasha ko basanzwe bazi ko
uri umwe mu bantu bafasha benshi. yego aramutse ni ukuvuga ngo ikibazo kiba gihari ni uko tuba tutaziranye. Yego kenshi niyo umuntu tuziranye akagira ikibazo nubwo nabyumva kuri social media mpita muhamagara cyangwa se yaba nza akampamagara ndashobora kuruhuka birangiye kandi ntabwo ntayo tubica n'iribwa muri ubwo buryo ndakoraho ngo inanire pe. biba ari ibintu toto byibura amasaha 73 iba yabonetse. Gilbert ndaza gushyira nimero zawe muri kino kiganiro ku buryo buri muntu uwo ari we wese ushobora gukenera ko ushobora kumufasha mu kumugarura cano ushobora kumufasha ndetse rwose na Kiramani ushobora kuza kumva kino kiganiro tugiranye ku muyoboro wa telefone ni mu buryo bw'amajwi wenda akaza kuduhamagara cyangwa se akaza kutuvugisha akumva wenda natwe nimba dushobora gusyaho ariko turabizi neza ko uri inararibonye kandi urabisobanukiwe abantu benshi cyane bagutangira ubuhamya. aramutse abonye ikiganiro akaba yanadusaba ubufasha twamufasha rwose. Sawa cyane urakoze ukomeze ugire urugendo rwiza rwerekeza i Kigali.